Yesu ashimwe cyane. Reka twicare mu kubaho kw'Imana. Ijambere ndashimira umushumba yatekereje ko naza gusangira namwe uyu mugoroba w'abashakanye mu ntiza amashitu yamuhe. Hanyuma tugiye kuganira ku kubaka urugo cyangwa se amabanga yatuma tugira urugo cyangwa se twubaka urugo rwiza. Reka dusome Zaburi 127 umurongo wa mbere. Zaburi 127 umurongo wa mbere. Haravuga ngo Uwiteka iyo atari we wubaka inzu abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu umurinzi abera amaso ubusa. Hanyuma reka nsome na Luka 14 umurongo wa 28 kugeza kuri 30. Haravuga ngo ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende utabanza kwicara akabari umubare w'impiya zayubaka ngo amenye yuko afite izikwiriye kuyuzuza kugira ngo ahari ataba amaze gushiraho urufatiro akananirirwa aho atayujuje, maze ababireba bose bagatangira kumuseka bati uyu yatangiye kubaka inzu ariko ntiyabasha kuyuzuza. Amen. Igisobanuro cy'urugo cyangwa se umuryango ni ahantu hahurira papa na mama n'abana n'abandi baba mu rugo iwanyu kandi bakaba hamwe nk'uko Imana yabiteganyije. Kubera iki ntangiriye kuri iki gisobanuro? Nuko n'abatinganyi basigaye biyita umuryango. Kuri ngewe rero umuryango n'ugizwe na papa na mama n'abana, ko bamaze kubabona abakibategereje namwe Imana izababaha, hanyuma n'abandi bagize umuryango, ariko abatinganyi ntabwo ari umuryango. Hanyuma Imana niyo yatangije umuryango wa mbere muri Edeni. Ibyo nibaza ko tubyemeranywaho namwe mwese, ariko hari ikintu yaduhishe. Igishushanyo mbonera cy'umuryango yarakigumanye, ntabwo yakiduhaye. Hanyuma uburyo yapanze umuryango, hari Imana, hari Yesu, hagakurikiraho papa, hagakurikiraho mama, hagakurikiraho abana n'abandi. Iyo yerashi nta kintu wakora ngo ubihindure, niko Bibiliya ivuga. Impamvu nabyo mbigaruye ni kubera iki? Ni kubera ko ibihugu bimwe biriho biragwana n'iki cyanditswe, ku buryo umuryango wabo uburyo upanze, habanza mama, hagakurikira umwana, hagakurikira imbwa n'ipusi, umugabo akaza nyuma. Aho niho iterambere rigeze. Kimwe mu bintu biteye isi akaga ni umugabo yavuye mu mwanya we, kubera ko nta kintu wakora ngo ubihindure. Hanyuma abagabo bari hano, hirya yuko turi abagabo hari undi mugabo yitwa Yesu. Iyo usabana n'Imana, usabana na Yesu, aguha ibyo usangiza abari munsi yawe. Ariko iyo udaherukana na Yesu, ukajya wumva ibintu byose bigarukira kuri wewe, abari hasi uhita ubasangiza ibikomere n'ubwenge n'ubucakura n'ibindi byose bidashobora gukiza umuntu ngo abe muzima. Yaba umugabo cyangwa se yaba umugore, Imana idusaba gukunda nk'uko Kristo yakunze itorero, kuganduka nk'uko tugandukira Kristo. Yaba umugabo cyangwa se umugore, twese tugomba kureba kuri Kristo. Hanyuma iyo tuvuze kubakana bisaba kubakana mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Abantu benshi bubaka mu mubiri gusa, baryamana bakabyara bakubaka amazu n'ibindi, ariko hakaba ari ibice birengagiza, kandi ibyo bice nibyo bisenya iyo bititaweho neza. Nanone umbajije igisobanuro cy'urugo mu ijambo rimwe, nakubwira ngo umuntu yubaka uko yubatse imbere muri we. Ikibazo tugira mu ngo ni abantu bajya kubaka bubatse nabi.
ntawe utangije atahawe ntagira uzakubesha. Niba utubatse hano harimo abajene Imana ishimwe, hari igihe umusore yicara ahaza ubugari agahita avuga ngo hajya ngo ninde mukobwa nakwemera, ahubwo ukwiye kwibaza ngo nkurikije ukuntu nubatse nabi ninde yanyemera. Aho kugira ngo wicare uvuga ngo ariko ngo hajya ngo ninde muhungu nzemera, ahubwo ninde muhungu yakwemera umugore umeze nkawe. Iyo utekereza gutyo biguha kwiyubaka muri bya bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Ntabwo wamara umwanya kuri TikTok, WhatsApp n'ibindi ureba ibintu bitagufitiye umumaro, mu gihe wakagombye kuba uri busy urimo kwiga ni gute bateka, ni gute bafata umwana w'imfura. Hajya umugabo w'umunyarwanda bamufata bate? Umugore w'umunyarwandakazi ni gute umuntu yubakana nawe? Iyo wiyubaka muri ibyo bice byose bigufasha kuzajya mu rugo wubatse neza. Ariko iyo utiyubaka ujya mu rugo uri empty, ugahura n'undi muntu nawe ari empty. Cyakora ukaba wararebye filime z'impindi ukaba uzi ko urugo ari ugukina igihindi. Wapi? Ni ugushyira ibirenge ku butaka ukubaka. Umuntu yubaka uko yubatse imbere muri we. Hanyuma nkurikije ijambo twasomye muri Zaburi 127 twasanze ifatiro bubakiraho ari ebyiri: ni ukubakira ku Uwiteka cyangwa ahandi. Urugo rwubakiye ku Uwiteka ntabwo bivuze ko rudaca mu bibazo, ahubwo fondasiyo cyangwa se aho rwubakiye haruhesha kutasenyuka. Hanyuma muribuka inzu Yesu yavuze yubatse ku rutare n'indi yubatse ku musenyi. Izi nzu zose zarasaga. Umu-enjeniyeri yaje kugerageza uburyo amazu yubatse, yari imvura yitabaje imivu n'ibiti n'ibindi byose byikubita ku nzu yo ku rutare, bisanga ntibishoboka kwigwa. Ariko biguye ku nzu yo ku musenyi, kugwa kwayo kwabaye kunini. Ibibazo byo mu ngo muri Amerika n'i Burayi na Aziya no mu Rwanda hose birasa. Hanyuma Yesu ntiyigeze aduha garanti ko tutazabinyuramo, ahubwo adusaba kuba twubakiye ku rufatiro ruzima. Nibyo bizadufasha kudasenyuka. Ingo nyinshi ntabwo zubatse neza, ndabizi neza. Ibyo mvuga ndabizi neza, ntabwo zubatse neza. Bamwe babanye nk'abaturanyi badafite icyo bapfa. Ni bamwe nuko babanye mu rugo, bavuga tumva nta kundi. Abandi nabo babanye kubw'inyungu. Hari imitungo bagezeho, baranabyaranye, gutandukana n'igisebo, bakabana gutyo tu. Hari abandi nabo babanye nka Korea y'Epfo n'iya ruguru, nta kundi, nubwo buzima bibereyeho. Hanyuma abake muri bo nibo bubakanye neza. Biteye isoni, ni ikimwaro kuba hasenyuka ingo zo hanze n'izo mu nzu y'Imana zigasenyuka. Iyo haba hasenyuka izo hanze gusa byari kuba byumvikana, ariko n'iza bene data nazo ntabwo zimeze neza. Nagira ngo mbabwire ko urugo rero ari umugambi w'Imana, ariko urugo rwakirwa mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Ubwo harimo abajene, reka mbigarukeho gato. Urugo rwakirwa mu gice cy'umwuka. Ni ukwibaza ngo uyu muntu tugiye kubana, impamvu ngaruye ibi ni uko nzi ko abenshi nta fiyansaye bakora. Ndavuga muri bene data, nta fiyansaye bakora, bakora ikinyoma gusa kijya gusa na fiyansaye. Fiyansaye nyine igomba kubahiriza ibi bice bitatu. Uyu muntu tugiye kubana yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Murebe hano amasaha yagiye, dukomeze ntabwo ndi buhagarike. Uyu muntu tugiye kubana yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Icyo ni kimwe. Icyo ni mu gice cy'umwuka. Hanyuma akundisha Imana umutima wose n'ubwenge n'imbaraga. Icya gatatu, yubatse ubusabane bwe n'Imana. Abundi reka nkubaza, umuntu yananiye Yesu uzamushoboza iki? Umuntu yananiye Yesu uzamushobora? Hanyuma ikindi, uyu muntu ni Imana iduhuje koko? Hari ingo nyinshi rwose tuvuga ngo zasenyutse zitarigeze zibaho mu isi y'umwuka habe n'umunsi umwe. Twe tukavuga gusa kuko twabonye ko abantu twabashingiye urugo rwabayeho, ariko mu isi y'umwuka rutarabayeho. Ni Imana iduhuje cyangwa nitwe twihuje? Umusangiza w'amagambo yavuze utuntu dukomeye. Hari abantu bubaka urugo bashingiye ku bindi.
ibindi, ubwiza, imiryango, amafaranga, diplome n'ibindi. Ibyo bintu byose ni byiza kubigira, ariko ntibyubaka. Uwiteka iyo atari we yubaka, abubaka bose baruhira ubusa. Icyo ni igice cy'umwuka. Tujye mu gice cy'ubugingo. Mu bugingo habamo ibintu bine. Harimo kamere. Ni ukwibaza ngo uyu muntu tubana ni umuntu uhinduka ku ngeso cyangwa ari proud y'ingeso mbi. Uzi ko umuntu agira ingeso mbi akanabyirata, ngo ngiye muzamfata uko niko nteye, kandi uko ateye nabi. Si imbuto z'umwuka. Ni gute duhatira kugufata gutyo kandi utubatse neza? Uyu muntu ahinduka ku ngeso. Nagamba mbabwire ko nta muntu n'umwe utagira ingeso zigoye cyangwa udafite intege nke. Kugira ngo wubake neza ni ugukora ku ntege nke zawe, nibyo bizagufasha kubaka neza. Kubera ko mu rugo tubayeho dutungana intoki, ntangira iracya. Abana bagabo bo muri Afurika turi abami neza. Ariko nidushaka dutangire kubihinduraho gatoya, kubera ko mu Rwanda umuvuduko uburyo batora amategeko birihuta cyane. Hari igihe bazatora nk'itegeko urugero ko tutemerewe gutunga abakozi. Kugira ngo utunge umukozi bikaba bisaba ikiguzi, kumushyira muri caisse sociale, ukamuharama, ukamuhokamo. Ibyo bintu ugasanga ntubibasha. Ubwo se ntuzakoropara ngo nuko uri umugabo wawe. Ari urugero nkunda gutanga rw'umugabo w'inshuti yanjye yagiye kwiga mu Bubiligi atazi guteka ikintu habe iki kimwe. None yagezeyo inshuti ze zari zamuhahiye buzuza firigo barigendera. Inzara iramujya umunsi wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Yumvisha ameze nabi aravuga tumva ngiye guteka. Nta kimwe yarazi guteka. Ati birayi nabi arangije ashusha amavuta ayakoramwe ngo yumve ko yashushe. Se ntiyaratetse ifiritira. Nuko yatetse ifiriti. Hari abantu rwose madamu abyara imyenda y'imbere ntazi kuyimesa, akageza yirunda ahantu akajya kugura indi. Abagabo b'Abanyafurika nyine turi abami, Imana ishimwe, ariko hari ibintu dukwiye ubusanzwe umuco urakura. Ntabwo twaguma ku bintu byo muri 1800 tugeze muri 2023. Isi irahinduka, natwe dukwiye guhindura n'imyumvire. N'abadamu nabo nuko twese dukwiye kuba duhinduka. Umuntu yubaka uko yubatse. Uyu muntu ahinduka ku ngeso. Cya kabiri, afite ubwenge bumurikiwe. Ubwenge buva ahantu hatatu. Hari ubwa karemano, hari ubwenge bw'impano, hakaba n'ubumenyi twiga mu ishuri. Yakobo yaravuze ngo ubwenge buva ku Mana ni ubw'ineza, ni ubw'amahoro, bwemera kugirwa inama, ni ubwenge bwiza. Ariko ahita avuga n'abandi bafite ubwenge ngo bw'inyamaswa ba. Niko Yakobo yanditse. Hari abantu bagira ubwenge butamurikiwe. Nyenye nibaza iyo umuntu ahisha konte umugore we, akagira umutungo abana be badashobora kubenefisia apfuye, uwo muntu aba afite ubwenge bumeze butamurikiwe. Hari n'abandi rero bagira ubwenge bwo gutegana imitego, kandi baba akamubaza ikibazo giteze umutego, akagera mbese bikabaho bakabana mu by'ukuri ategana imitego. Ntabwo ubwo bwenge ntabwo ari ubwenge bwiza. No kwibaza uyu muntu tubana mu gice cy'ubugingo ahinduka ku ngeso, afite ubwenge bumurikiwe. Hanyuma ikindi ni umuntu udafite amarangamutima akomeretse. Kimwe mu bintu bisenya ku kigero kiri hejuru, ndaza kubigarukaho, harimo gukomereka kw'amarangamutima cyane. Iyo umuntu akomeretse hari amagi 4 aba mu bwonko ahita ameneka, ahita ahinduka umureti. Igi rya mbere ni amahitamo. Umuntu yakomeretse ahitamo nabi. Ashobora kukwandikira umuti w'igituntu waragitewe n'itabi, yarangiza kukwandikira agahita rimwe. Igi rya kabiri rimeneka iyo umuntu yakomeretse ni imibanire. Kubana n'abandi bita byanga. Umushumanya nibaza, niba umuntu ananirwa kubana n'abandi amasaha 2 tumara mu rusengero, hamara umunsi wose ntibagowe. Niba bitunanira kuba umwe no gukundana turi hano mu masaha make tubamara. Hari abantu iryo ryamenetse
kubana nawe bisaba kwihangana no guhora ubabarira. Uwo muntu nakubera umugabo cyangwa akakubera umugore kiguzi uzacishura. Hanyuma igijya gatatu ni ukureba kure. Ni ukureba kure. Ntushobora kureba kure warakomeretse, biragoye. Ubuzima bwawe bugarukiraho. Hanyuma igirindi ni ibyishimo. Ushobora kugerekaho na sexualité. Hari amagi menshi aba yaramenetse. Iyo ubanye n'umuntu yakomeretse, niba atarahawe agaciro, abari muri urwo rugo bose bazabyishura kandi batari bahari. Ibaze kubana n'umuntu aseka ari uko yibagiwe. Tekereza ko mwese muzabyishura. Ntekereza ko ni ikibazo gikomeye no kureba niba uwo muntu adafite ikibazo. Ikindi ni amahitamo. Amahitamo ubwo turi mu gice cy'ubugingo ni akantu Imana itahaye inyamaswa n'abamarayika. Amahitamo, guhitamo neza ni ibyishimo by'igihe cyose, kandi guhitamo nabi ingaruka nazo zirahenze. Hanyuma mu mubiri, urugo rugizwe n'isezerano, umuhamagaro n'igihango. Isezerano murigirana muri babiri, hanyuma umuhamagaro ni ugukura iwanyu ugatera amahema ugasezera. Igihango gihamishwa kuryamana, hanyuma harimo kuzuza inshingano. Ibyo bintu byose bigize urugo. Mwibuke ko turi kuganira ku mabanga yatuma twubaka urugo rwiza. Rero ibyo bindi reka migarukira aho nzabyigisha abajene bonyine. Umunsi ndagira ngo mbabwire urugo nubwo ari rwiza. Ngiye kubabwira ibintu bikeya iyo utabyubahirije biri mu bisenya ingo nziza cyangwa se urugo rwiza. Natoranyije ibintu bike ariko nibaza ko ari ingenzi mu kubaka urugo. Icya mbere, icyo twakwita umwanzi w'urugo rwiza cyangwa iyo kidakoreshejwe neza gisenya, ni ugucana inyuma kw'abashakanye, ubusambanyi. Ubusambanyi bumeze nabi mu bubatsi ingo. Gusambana ni Bibiliya ibyita kwanduza uburiri bw'abashakanye. Ubusambanyi bumeze nabi. Icyo ni kimwe, ntabwo ndi bugitindeho. Mu gihe cy'isezerano rya kera kwa Mose byitwa gusambana ari uko birangije. Ariko mu gihe cyo kwa Yesu, uwifuza umugore w'abandi aba ari umusambanyi. Ni byakorwa mu magambo, byakorwa mu bikorwa, byakorwa mu bitekerezo, byose biba ari ubusambanyi. Iki ni kimwe mu bisenya. Icya kabiri kisenya ni ukutaganira kw'abashakanye. Rwa rugo rwacu rwiza dushaka kubaka, iyo hatariho kuganira rurasenyuka. Iyo tuvuze kuganira rero, birenga kuganira kw'amagambo. Reka ngaruke ku kuganira, ibindi ndabivuga hanyuma. Communication igira amategeko. Barayiga bagakora PhD. Twebwe ari igihe twikubita mu rugo nta n'uwatwigishije kuvuga, ukavuga gusa. Ntukabwire umuntu ijambo azajya yibuka akimyoza. Ntukabwire umuntu ijambo azajya yibuka ubwenge bukazinduka. Ntuzabikore, kubera ko azakubabarira, ariko wibuke ko ijambo ribi rishobora gutuma umuntu abyuka yameze imvi ntazo yari afite. Nzi abantu benshi babaye ibiremba kubera umugore abwiye umugabo ngo urimbwa, kuva uwo munsi bigahita byanga. Nzi abantu bagwaye diabete kubera ijambo ribi bababwiye. Gukominika bisaba ngo mube murebana n'umuntu mu maso, wite ku ijwi n'ibimenyetso bikoreshwa. Hanyuma ugomba kumenya muri counseling tubyita amapwe rouge, ukamenya ahagera agaceceka, agasepfura, akarira, akahasimbuka. Aho hantu ukamenya ko hari ikibazo kigomba gukemuka. Abadamu imiterere yabo, iyo hari akantu katakemutse, nyashaka yazashira imyaka 10 azakagarukaho. Ntibibagirwa, ntibagira inzika ariko ntibibagirwa. Abadamu niko bateye.
gukominika rero ni ugukemura utwo tuntu twose. Utwo tuntu turiyegeranya tugakora umusozi, uwo musozi ukazasenya. Niyo mpamvu dukwiye kwiga gukominika neza. Hanyuma gukominika birenga gukominika bigahinduka kumenyana. Ntabwo ndi bufata umwanya wo kubabaza, yenda muraza kubitubwira mu bibazo n'ibisubizo. Kumenyana ntabwo ari ukumenyana mu gice kimwe, ni ukumenyana mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Uyu muntu mubana yambara nimero z'inkweto zingahe? Ajya mu mihango itariki zingahe? Ikaresiyo n'isutiye bipima kangahe? Yavutse itariki zingahe? Avukana n'abantu bangahe? Ni uruhe rurimi rw'urukundo ku buzima bwe? Uzi ko ari igihe tuvunika dukora ibidakenewe. Njye nabanye na madamu, ururimi rwe rw'urukundo ari ukumuha umwanya wihariye wo kuganira. Mu bintu ntari mfite mu buzima wari umwanya. Hanyuma njyewe ururimi rw'urukundo rwanye rwari indabyo. Cyari gukunda, nkunda indabyo ku buryo niyo nananiwe njye mu mujyi bazicuza nkazihagararamo nkaruhuka. Kuri njyewe hakumpa ibihumbi 10 wampa ururabyo. Ndukunda ku kigero abaziteguye hano Imana ibaha amahoro n'umugisha. Bagize neza. Hanyuma tubana na madamu, indabyo ari nk'ibindi bihuru byose yabonye ahantu. Ubwo twari gukominika gutera. Tubana narakuze ndeza abantu 8 tuvukana, nseka ruko nibagiwe gusa. Hanyuma tubana waseka kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Hanyuma zaje umuntu muzima aseka gute? Natanga sanga vuza radio cyane nkahita nyizimye ntanamusuhuza kubera ko urusaku kuri nge ni cyaha kitababariko. Gukominika birenga gukominika bikagera ku kumenyana. Hari igihe umuntu yubaka inzu abagabo dutekereza ibintu binini. Iyo wakoze ibintu binini ukagira ngo wakoze ibikenewe, kumbe ushobora kuba urimo gukora ibidakenewe. Wenda sigoro ururimi rw'urukundo kuri mugenzi wawe. Kumenyana ni ikintu cy'ingenzi. Hirya y'ubusambanyi, icya kabiri gisenya urugo ni communication ikozwe nabi. Hanyuma ikindi kintu abadamu bakunda kudushinja nuko abagabo nyene kuvuga bitugora. Abadamu sibyo? Urumva umugabo iyo arimo gufiansa aragustressa kubera ko ubwonko bwacu bukora ikintu kimwe casoza ugakora ikindi. Iyo turimo gufiansa rero umutima n'ubwenge n'ibitekerezo niho biba biri. Aguhamagara inshuro 20 ku munsi, mu gitondo akubwira waramutse ute, saa sita uryoherwe nimugoroba, akagufubika umupira ntambe yihari, ibintu byose arabyibuka. None y'abadamu kubera ko umva Adamu yaremwe ibintu byose ari akavuyo mu ngobyi ya Edeni. Abyita amazina, bishira ku murongo, atunganya ingobyi. Umudamu we yaremwe ibintu byaratunganye, akangukira ku mutoma uvugitse neza. Urakara ko mu mara yanjye. Kuva uwo munsi amatwara afunguye kugera uyu munsi. Ikimwemeza kuva iwabo akazi wabo ni amagambo meza wamubwiye. Nyine wamuhasa urukundo araza. Kandi aza yibwira avuga ati uyu muntu umpamagara inshuro 10 ku munsi. Musaba amayinite y'igihumbi akampa 5. N'ingera azampeka mu mugongo. Uzumikwa. Hanyuma abagabo iyo umugejeje mu rugo ni achievement, uhita ujya gushaka amafaranga yo gutunga urugo. Iyo yabonye uhita ujya kubaka inzu. Iyo yabonye uhita ukomereza iyo ntugaruka. Ntabwo wibuka ko mu rugo hari umuntu wasize. Iyo communication ikozwe nabi urugo rurapfa. Reka tuzayigire topic yihariye tujye ku kindi. Cyambere n'ubusambanyi busenya, cyakabiri ni communication ikozwe nabi, cya gatatu nakivuze ni ukutamenyana. Kutamenya intege nke za mugenzi wawe, kutamenya ibyo ashoboye. Kutamenyana ni ikintu kibi bavandi. Ndebera nk'umusange ubana no mu melancholique. Noneho ndebera mu melancholique wenda ubana no mu cholérique. Utekereza ko urwo rugo rwaba rumeze rute? Umusange nta kintu bimubwiye, ibintu byose
usanga inkweto ku meza, radiyo ivuga, ibintu byose bisakuza, akunda ko musahinda, akunda ko museka, umuntu wimereye gutyo, ibintu byose biba biri hanze. Umukoreriki yakubwiye ngo tugiye hariya, ibipfa hano ntubimubaze, wowe wahashaka ni hariya. Ni abantu bazi ubwenge bwinshi, ni abantu bavamwo abayobozi, ni abantu bariyumva. Ni ukuvuga ngo umuntu udakorera kuri ritime nk'iye, utagera ku ntego nkawe, ntabwo biva. Abamelankolike bahora bagaragara nk'abababaye, nta byishimo byinshi bagira, ariko ni abantu bavumbura, ni abantu bandika, ni abantu bagira ubwenge bwinshi, bashyira ibintu ku murongo, akabati ke kaba gapanze neza, abazi buri kimwe cyose aho kiri. Umusange inkweto n'amasogisi ibintu byose biba bivanze, ntacyo bimubwiye. Niba mutazinanye buriya muzagongana mpaka mushaje, kubera ko nyine ntimuzinanye. Icya kane gitera gusenyuka k'urugo ni ukutizerana. Mu Rwanda batoye itegeko rivuga ko kureba muri telefone ya mugenzi wawe ari icyaha. Ni ukuri barakoze, nge baramfashije pe, kubera ko abagore barara mu telefone y'abagabo ngo bagiye gushaka utumesaje. Hari urabona ko ubu hariho amakode, akajya kumushirishaho igikumwe asinziriye. Inkuru mbi nababwira, iyo utizera abandi ntawe ukwizera. Urugo rwubakwa n'icyizere. N'ubundi ntimwirirwana, kandi umuntu ashobora gukora amakosa akayaguhisha ntuzigere unabimenya. Ukwiye kubaho, nagira ngo mbwire ko niba utizera mugenzi wawe, uzagwara umutima, uzagwara igifu, diyabete izazamuka, uzahura n'ibibazo byinshi byinshi. Kutizerana ni kimwe mu biri gusenya. Gufuha, ubundi umuntu afuhira uwo akunda, ariko gufuha kurengereye abademoni bakwihisha inyuma bagasenya. Kutizerana ni ikintu, hano ntabwo nkubwiye ko abantu bose ari abizerwa, ariko niba udafite fati ukavuga ati mu by'ukuri hari rimwe kabiri gatatu twarabiganiriye, ni intege nke nawe yemera, ntukabeho ukeka. Kutizerana ntabwo ari byiza, birasenya. Hanyuma gatanu, kwikunda kumwe mu bashakanye nabyo birasenya. Kwikunda kumwe mu bashakanye. Abagabo baraza kumbabarira, abagabo turikunda kabisa. Urumva nge nubwo bimfata iminota 10 kumenya iyo urebye couple uhita umenya urugero umuntu yikundaho. Isaha nziza ni umugabo, telefone nziza ni umugabo, imodoka nziza ni umugabo, urukweto rwiza no rw'umugabo, costume nziza ni umugabo. Amafaranga agura costume y'umugabo uyahaye umudamu yazana igikapu cyuzuye imyenda. Hanyuma na restaurant nziza ni umugabo, ibintu byose byiza ni iby'umugabo. Umutungo ni byiza, ariko iyo bibaye essence unique ku muntu umwe. Noneho na care nayo ikaba essence unique ku muntu umwe. Nanone hakaba ari umuntu abantu bose baserva mu rugo, we nta serva abandi, ahubwo niwe baserva mu rugo. Mbega ibintu bibishe. Urukundo ruryoha iyo ari magirirane. Yego. Kwikunda kumwe mu bashakanye ni ikibazo gikomeye. Noneho uyu mujyi wuzuye n'abagore nabo bize kwikunda. Bisohokana, bisengerera, bibwira neza, ibintu byose barabyikorera. Ahubwo ngira ubwoba niba atazavukamwo burizi biyene, kubera ko hari abantu nyine bahisemo kwikunda, babuze ibyo bari bategereje ku mugabo, bahitamwo kubyikorera. Kwikunda, ni byiza ko twikunda, ariko iyo birengereye bishobora gusenya. Hanyuma icya gatandatu ni uburyo mukoresha umutungo. Mu by'ukuri umutungo ntabwo nshaka kuvugaho ibintu byinshi uyu munsi, ariko icyo nagira ngo mbabwire ni iki: Imana ishobora gufata amafaranga y'urugo, umugisha w'abana n'uw'umudamu, ikawunyuza ku mugabo, akaba ari ukora, akaba ari we yinjiza,
cyangwa yacuruza akunguka. Imana ishobora no gufata uwo mutungo w'urugo ikawunyuza ku mudamu, ibyo kugera aho nta kibazo kirimo. Ariko niba kuba ari ngewe winjiza bita binzamurira inaringe, bikazamura ubwibone, ngatangira kumva ko ndutabagize urugo, kandi Imana yaranyizeye nk'umujera ugomba kwegeranya iyo migisha yose igatunga urugo, haba hamaze kuba harimo ikibazo gikomeye. Halo, Imana yarakwizeye, ni wowe ukora. Ariko kuba ukora, Imana yafashe imigisha y'urugo yose yikunyuzaho. Ikibazo ntutangira kuvuga ngo himba n'ingi ubagize. Ntahari mwese ntimwabaho, kuki mutabeho agaciro ko mvunika? None usundi utavunitse wakora iki kintu? Ko Bibiliya ivuga ngo gututubikana ko maso niko kuzaguhesha umutsima. Ngewe ntekereza ko umutungo iyo ukoreshejwe nabi urasenya. None wari umukecuru uheruka gukora skandale, umuhungu we yamuhaye amafaranga yo kumufasha. Umukecuru ahitamagara umukaza nawe ngo mwakoze, ngo ubutumwa bwangezeho, ngo nukuri nari nyakeneye. Ngo urugo rwabayihora. Iyo mutumvikanye uburyo mubafasha bishobora kuzana ikibazo. Hanyuma icyamunani gisenya iyo kidakoreshejwe neza ni ukutikosora, ugahora mu ikosa rimwe. Nawe tekereza, mukibana nakubwiye ko yanga ibi, umwaka ukurikiye akubwira ko abyanga, n'uwa gatatu akubwira ko abyanga, mugeze mu mwaka w'10. Uri umukristo ni gute utikosora ku makosa yawe? Yego umuntu wese arakosa, ariko guhinduka ni ikintu cy'ingenzi, kandi mu nyungu z'umugore wawe n'abana bawe n'abandi bantu ni byiza kumenya kwikosora. Hanyuma icya 9 kisenya kidakoreshejwe neza ni ukudaha agaciro mugenzi wawe akaba igikoresho gusa. Kudaha agaciro mugenzi wawe akaba igikoresho gusa. Hari abagore bakunda amafaranga ku buryo umugabo yavunika uko yabaho kose ntacyo bitwaye, ariko ayazane. Hari abagore batekereza gutyo. Hanyuma hari n'abagabo nabo umugore bamubonamo nk'umuntu wo gusasa no gukoropa no gutera imyenda no kuryamana, ibintu nk'ibyo gusa. Kuri we ni inyungu, nibimunezeza, ariko nta nyungu ya mugenzi wirimo. Urukundo ruryoha iyo ari magirirane. Kudaha agaciro mugenzi wawe ukamufata nk'igikoresho. Uzi kuntu bitangaje kuba umugabo atahana imodoka, nta mushinga w'imodoka bigeze baganiraho. Umugabo akatatanya imodoka yaguze. Mugenzi wawe ntabwo akwiye kuba igikoresho gusa, ahubwo akwiye kumuha agaciro kangana n'akawe. Bibiliya iravuga ngo umugabo n'umugore bombi niko yabaremye, ibaha ubutware bungana. Hanyuma icya 10 gisenya iyo kidakoreshejwe neza, nako si ukugikoresha neza, ahubwo niyo kidacunzwe neza, ni ibikomere. Umuntu yubaka uko yubatse imbere muri bo, niko nababwiye, kandi nagira ngo mbibutse ko ntawe utanga icyo atahawe. Ibikomere birasenya. Reka ntange urugero. Uyu munsi hari umwana w'imfubyi w'umukobwa yibana muri ghetto, hanyuma wenda areze n'abarumuna be. Icyo nzi kiri ukuri, iyo wakuze wifatira ibintu byose ukoze iminsi 90, wifatira ibyemezo, ibintu byose ntawe ugisha inama, bizakuremamo karagiteri ya kigabo. Hanyuma nugera mu rugo nta bagabo babiri babana kiretse abatinganyi gusa. Ubwo uzubaka urugo rushoboke. Gukomereka si amahitamo, ni ibyago umuntu agira. Ariko ukwiye kwibaza ngo nta bikomere mfite bitatuma nubaka urugo. Gukomereka ni ibyago, ariko gukira byo ni amahitamo. Niyo mpamvu dukwiye kwicara twibaza ngo nta bintu nanyuzemo. Ngiye muri Covid ejo bundi nagize umugisha wo kubana n'abana mu rugo amezi 6. Hanyuma maze imyaka 16 nkora ku bijyanye n'ibikomere, ariko ikibabaje ndacivumburamo ibikomere bishasha. Noneho turi mu rugo, umwana wa mbere we yavutse
mu gihe kitari ciza, ndavuga twari dufite ibyo tutarumvikanaho na madamu umwaka wa mbere, uwa kabiri we yavutse amahoro yaraje, na kantu nyine kakana keza imbere n'inyuma. Noneho ako kana ka kabiri gakomeza guhamagara mama buri kanya, mama nkumva birabishe. Noneho ndamuhamagara ndamaza uri kungora, arambaza ati mva noneho ndumiwe kare. Ati papa yabaye iki? Ndambwira rero kumbwira ngewe sinigeze mpamagara mama, yahita ambwira ngo urakamama tw'amahiri. Kuri ngewe mama ntibifite igisobanuro. Ntushobora gusenga ngo data wa twese wo mu ijuru, waragize papa mubi, ubuzi ko Imana n'igikoko nkaso. Ibikomere birenga twe bikafekta n'imyizerere yacu. Byangiza urugo, byangiza umubano wawe n'abandi. Nababwiye amagi ameneka iyo umuntu yakomeretse, umuntu akomerekera mu muryango, muri societe no mu byare. Yandeba ukuntu abakobwa bagufi bambara inkweto ndende kubera igikomere cy'ubugufi gusa, agahora yimanitse. Kandi mu by'ukuri nagira ngo mburire abakobwa n'abagore bari hano, kirazira kwambara inkweto ndende urengeje imyaka nka 25, kubera ko amagufa ari deforme. Kubera kujya mu mihango amagufa ntabwo aba akomeye. Iyo wambara inkweto ndende birangiza, si byiza habe na buhoro. Ariko kubera igikomere cy'ubugufi, iyo umuntu yakuze bamubwira ngo mu kanwa ntihasa neza, yasatse agira ngo kabarangije, niyo wabwo bamubonera mu kanwa, ntabwo bishoboka. Hari abantu bambara ibijipo bikubura bitari uburokore, ahubwo bambwiye ko utuguru twe tumeze nk'uduti. Nese utwo dukirida twawe niba utubyukiraho bikemera, ufite ikihe kibazo? Ni ikihe kibazo ufite? Ndaho gukomereka birangiza kabisa. Numvishe ubuhamya bw'umuntu umwe yambabaje. Papa we yapfuye ari muto, umudamu, noneho arahungabana ntiyabimenye. Ibyo mbabwira ntabwo mushobora kumva uburemere bwabyo. Niba mwarabonye ripoti y'ibitaro by'Indera, uyu mwaka gusa hivuje abantu 97,000 umwaka umwe Indera. Niba mwarabonye ripoti y'ibitaro bya Kirehe, mu kwezi kumwe hivuza abantu 2,200. Iyo ubonye abantu 10 bari hamwe, abarenze 3 bose bafite ikibazo mu mutwe. Iyo niyo societe. Ngewe natangiye kubohoka ku bantu bagenda nabi mu muhanda, usiko umuntu atukana azamuye n'ibirahuri, agatukana nta uri kumwumva ariko ukabona yatukanye. Nyene nuko tudashaka kwemera ikibazo kihari, ariko dufite ikibazo kirenze uko twese twagitekereza. Ibihugu biteye imbere, umuntu wese aba afite umukansara we, afite umusosiyale we, afite umunyamategeko we, afite banke ye, afite na pasiteri wiyakijijwe. Twe byose urabyimenyera, kubera ko twahuye n'ibintu birenze umuntu ashobora bidakwirwa mu bwenge bwacu. Hanyuma gukomereka ni ikintu kibi. Ngira ngo ni ukubera kuba ahantu hansaba kwanariza cyane, ariko ari ukuntu nyandeba nk'umuntu agiye kwarura, ukabona ntiyaruriye inzara afite uwo munsi, yaruriye inzara yo mu bwana. Yagera ku byo akavuga ati ni 92 sinariye, ni 94 sinahagaga, akakomeza kuzuza. Mu by'ukuri ukabona yaruriye inzara yo mu bwana atari bubimare, agakora umusozi isosi kagenda imereka ku nkweto, kubera ko nyene yanyuze ahantu. Naretse akankubaza, iyo uteye inda ushonje umwana avusa avukana inzara. Yego, iyo ni siyansi. Fata inzara y'inda wavuyemo, n'amezi 9 mama wawe gutwite ntiyariye ngo ahage. Hanyuma igihe washaka imfashabere nabwo ntiwayibonye. Hanyuma wize secondaire, wagize muri adolescence uri muri interne utajya ngo uhage. Uyu muntu tuzamukizwa ni uyu muntu numushira kuri case azayatwara. Ntashobora kubona ibintu bimuhaza. Iyo utagize urukundo rwa papa uri umukobwa, ntabwo umugabo umwe azaguhaza.
uzakundana n'abagabo utagamije ikintu kibi, ushaka kubakuzuza ya vide. Aho hantu usibye kumanura Yesu ngo ahuzuze, nta wundi muntu yahuzuza. Umuntu utaragize urukundo rwa mama ari umuhungu, akundana n'abakobwa cyangwa n'abagore ashaka kubakuzuza ya vide. Iyo vide nubwo shiremwe abagore 100 ntabwo hakuzura. Niyo mpamvu ubona nyine ubusambanyi bumeze nabi. Ntekereza ko gukomereka ni ibyago, ariko gukira byo namahitamo. None rero amadini yacu nayo ukuntu ikintu badukorera, umuntu arakomereka, dimanche akaza afite isazi, bakagira akantu bakirukana isazi, kuwa mbere ugasubirana igikomere, dimanche ukaza kongera bakazirukana, ukabaho gusa bahora bahungiza tubazirukana bako batavuye igikomere. Iyo umuntu amaze kwakira Yesu umwami n'umukiza, akeneye n'umukansara, akeneye umuntu umutega amatwi, kubera ko bizamugora kwizera Imana mu by'ukuri afite umutima ukomeretse. Ngewe mfite ubwoba ko umuntu ufite ibikomere kujya mu ijuru byamugora. Ntushobora kubabarira, uba ufite abantu wanga, kandi Bibiliya tutegeka gukunda. Ntiwizera Imana n'abantu ntushobora kubizera. Biragoye iyo umuntu yakomeretse. Hanyuma 11 ikindi dukwiye kwitaho ni uburere bw'abana. Kubyara ni byiza, ariko abo ubyara ufite icubaha. Reka hano masimbuke. Hanyuma ikindi cya 12 naco nsorejeho ni ukutagira Imana mu rugo. Iki cyanyuma nari kukigira cyambere nabikoze mbishaka. Niba Imana atari go rufatiro rw'urugo rwanyu, ntabwo mwaza hano ngo tubigishe ngo bajyamana gutya ngo position nizi ngo ibi ibyo bintu byose ni byiza kubimenya, ariko niba nta Mana iri mu rugo rwanyu, ubwo rugo ndabizi neza ko rutazabaho. Hari abantu rero bafite Imana mu rusengero ariko itaba mu rugo. Umugabo n'umugore batapfukama hamwe ngo basengere icifuzo. Umupasiteri yamagaye umukristo umwe umugabo ngo azimbere asenge batangira iteraniro. Umugore araseka ye naho ngo avuga ati reka numve ibyo asenga, kuko yabera nibwo bwa mbere yumvisha umugabo asenga. Hari abantu ingo zimeze nka gutyo, badafite Imana iwabo mu rugo, bafite Imana gusa muri church. Nubwo nabivuze mu magambo yoroheje, ariko ndabizi ko ingo zimeze nabi. Naho ndeba ku rwego ruri mpuzamahanga, Amerika igeze kuri divorce ya 45, population 45 n'aba divorce. Hanyuma Sweden igeze kuri 50%. Sweden yatoye itegeko yemera ko umwana w'imyaka 5 yemeye kwihinduza igitsina. Hanyuma Ubufaransa bwatoye itegeko rivuga ko umwana wo muri gardienne yemerewe kureba pornography. Ubufaransa bwatoye itegeko. Hanyuma Ukraine igeze kuri 75 ya divorce. Hanyuma Portugal igeze kuri 95 ya divorce. Twebwe hano kubera ko data zishobora kuba zidatangazwa neza, kubera ko izatandukaniye mu byumba bazazibwirwa niki, ntabwo bazazimenya, ariko nizo nyinshi kuruta izagiye gusaba gatanya. Ngira ngo uyu mwaka ushize bavuze ko 3,000 arizo bahaye gatanya, ariko ngewe ndabizi ko zirenze izo, ndavuga izatandukanye muri bwa buryo navuze. Hanyuma rero kugira ngo tuganire, ndashaka gusoza, hari ibibazo nateguye tugiye gutekerezaho, kandi ku giti cyawe wowe wenyine, umuntu wese ku giti cye tugiye kubitekerezaho. Icyambere, ibihumara muri kumwe n'uwo mwashakanye wumva ubyishimiye. Iyo uri kumwe n'uwo mwashakanye, ibi gihe mumarana wumva ari cyo gihe cy'umunezero. Mbese utaha wumva umutima wahagira ugiye kureba umukunzi wawe. Akanya mumarana, ntabwo uri muri telefone n'umupira na televiziyo, wumva wishimiye kumureba mu maso. Igihe mumarana wacishimiye. Icya kabiri, hari igihe wumva umukumbuye.
hari igihe wumva umukumbuye, kumva uramukumbuye koko. Icya gatatu, imibonano mpuzabitsina mukora iragushimisha, ukumva urishimye. Icya kane, hari imishinga mufitanye y'ibyo muzakora ejo hazaza. Hari ibitekerezo gusangiza bijyanye n'imishinga y'ejo hazaza. Ikindi, urumva wishimiye imiterere ye, ukuntu ateye urumva ubyishimiye. Icya gatandatu, hari igihe wumva wamushimisha, ukaba wumva ukazinduka wumva ushaka kumushimisha. Icya karindwi, wumva wishimiye ko ari we yabaye umugabo wawe cyangwa se umugore wawe. Ubyutse ugasanga guhitamo bitari icyaha, bakagusaba kongera guhitamo, ni wowe wahitamo. Hari ubwo ubona akiri mwiza nka mbere. Hanyuma urumva ushaka gukomeza urukundo nawe, bitari amabura kindi, bitari itegeko, urumva ushaka gukomeza urukundo nawe. Ese yigeze agufungurira icumba cy'ibanga, ibyo abarundi bita idonido, yakubwiye kahise ke n'abayegise be n'ibyamunejeje n'ibyamubabaje, yagufunguriye icyumba cy'ibanga cyangwa urakibera muri salo kandi mumaranye imyaka? Yakugejeje ahantu umutima ukwemeza ko ari mu cyumba cy'ibanga. Hanyuma hari ubwo ajya kubwira amagambo y'urukundo, ibyo bita imitomo, ukabyuka ashaka kugutomora, akakubwira amagambo y'urukundo. Ndashoje. Kubaka urugo rwiza birashoboka. Hanyuma icyo nagira ngo nsorezeho ni iki: hari amahame ane twubakiraho ingo. Ijya mbere, nta rugo rusa n'urundi ku isi. Ntabwo naje kubabwira ngo mwubake nkanjye, oya. Buri rugo rwose ni ikinege. Iyo urugo rutangiye haba hatangiye ikindi gisekuru. Buri rugo rwose ni ikinege, nta rugo rusa n'urundi. Birababaje rero ko umuntu ahora agereranya umugore we n'abandi cyangwa agereranya umugabo we n'abandi. Ni ikosa rikomeye. Nta rugo rusa n'urundi. Urugo rwawe ni ikinege. Hanyuma ihame rya kabiri, nta rugo rudafite ibibazo, ahubwo uburyo mubikemura nibyo bigaragaza ubukure. Nta rugo namwe rudafite ibibazo, ahubwo mubikemura mute? Ni gute mukemura amakimbirane? Ni buye. Icya gatatu, nta rugo rwiza rukora ibintu neza ku buryo nta kindi bakongeraho urusheho kuba rwiza. Mbese nta wageze iyayo, oya. N'abakecuru baba bagikeneye urukundo, baba bagikeneye utugambo twiza, abakeneye kumubwira ko ari uw'agaciro. Rero nta hantu wageze wavuga ngo ahwi, ku buryo nta kindi wakongeraho ngo birusheho kuba byiza. Icya kane, nta rugo rufite ibibazo muramutse muganiriye bitakemuka. N'abageze muri divorce, iyo mushoboye kuganira bishobora gukemuka. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu, amen.